ese izi nkuru mukora kenshi cyane nk'izi marabitse mwateguye cyangwa ujya umuntu apfa kuvuga? ntabwo ari twe tuzikora mu kuvuga inkuru za showbiz zubaka. haramwiteranya ko nk'umuntu witwa Bosco Empire ari muri showbiz. we ntabwo ari showbiz nyine yuzakora kuko namubona mu bitaramo bya The Ben. kandi tuvuze showbiz tuvuga ingeri zari zo zose. ubwo niba atari muri showbiz ari muziye nkuru se? nyine ubwo nanjye iyo nicyo nkubwira ntago. oya ntago mbizi. urumva icyo nzi cyo nuko ntago ari muri showbiz ijana. Bosco Empire ni umwe mu bahungu bakomoka iwanyu Muhanga. Yes, ni n'umuntu w'inshuti yanjye ndetse banahatuye. ni inshuti yanjye ahubwo ndetse waniganye mu kuvuga. aya ntago kuko akenshi iyo mbonye nk'inkuru zawe iyo wazikoze mbabona n'ubundi urimo uravuga nka Bosco Empire. ahubwo dore ikintu gihari sibyo uzarebe nko kuri IG nashyizeho nk'akantu wenda nkagishyize nko kuri Instagram ya Jessica sibyo haruza akavuga ngo n'umwana ngo isikaza nka Jay ngo ajya ngo ni murumuna we bitewe nuko banze kuri ya platform nyine bakahita bamuza na wa muntu runaka nkorera cyangwa se dukorana. ahubwo weho ufata ya nkuru nyine kumva ko King Ira mbere yo kuza hano cyangwa se mbere yo kwinjira neza muri showbiz nani kumena na Bosco Empire cyangwa se turanaziranye cyane no mu mivugire ugatekereza yuko kubarira ko nahorana na Bosco mwigana kandi ntago ari byo ko nujya kora n'inkuru nkora nazo ziba zihuriye nize sibyo nje ndi wavuze ko dakora inkuru za showbiz akora iza religiyo akora inkuru za politiki akora inkuru mparabitsi akora nyine inkuru ki ubwo rero za Bosco Empire sinzizi kuko ntabwo njye kuzireba abantu batatu rero wumva rwose inkuru zabo ubanza ukayitekerezaho kenshi ukanayanaliza n'ibandi. undi muntu ni umuntu witwa Pastor Claude. So ubwo uwa mbere yari Bosco, uwa kabiri ni Pastor Claude ko novuze ngo undi muntu. Urumva Pastor Claude ntago na sinjya mpfa kureba inkuru ze. Wa ntago kutazireba. Ntago uzizeye. Ntago ari uko ntago zinkurura. Urumva so uwa mbere yarabizize ngiye ndavuga muri ubu buryo nkafata ku mavuta. hari igihe nyine umuntu atangaza ibintu wenda wowe uzi the truth behind. bahuma ku maso abanyarwanda babereka ko basa nkaho ari tafari bashaka gushyira muri entertainment nyarwanda ariko atari tafari ahubwo baje gusenya entertainment nyarwanda. no kuvuga ngo Godfather 90 y'ibintu atangaza byose nta kuri kuba kuri. Nge ntekereza kuza muri showbiz hari igihe wenda uba udafite ubumenyi buhagije ariko muri iyi minsi hari abantu bitiranya ibintu umuntu akaba atarize atararangije na segonderi ngo kuko afite umunwa ushobora kuvuga inkuru runaka nawe akajya hariya yego nawe akajya hariya akajya gutangaza ibintu kandi mu mahame y'itangazamakuru ku bantu biyita abanyamakuru harimo kumenyesha hakabamo kwigisha guhugura no entertaining abantu nandi harimo amahame menshi ariko nimba Kamarade akorera kuri YouTube Pionika akora kuri YouTube nanjye ndungurira kuri YouTube sibyo bivuze ngo ntago najya kureba inkuru ya Pionika kuko y'ubwayo nta kintu iri bumarire ahubwo nyine hahandi yakuye iyo nkuru nunge ndi bukuri inkuru yanjye ndavuga sibyo kuko ubwo ngiye kuvuga ngo ndeba ngo ya Kamarade cyangwa se ya Pionika biyo bishatse gusobanura yuko ari we nkuraho inkuru. Nge nibuka bwa mbere mvuga ngo nditeretse bwa mbere na mbere nyine video ya mbere umukobwa yanyibukije ko isura yanjye idashamana abantu badateze kuzankunda na gato rwose ibyo bintu ngire mbireke nshaka umurimo w'amaboko ahubwo nkomeza nkawufokasingaho cyane. Nagiye mu kirori nagiye mu cyo bita ikirori ndagenda ndareba nabanze ko kwa mugani ibintu bashobora kuba bavuze ko bishobora kuba byababyora ndireba. Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri films zacu amagingo yangaya nkuko ubibona muri screen yawe turi kumwe n'abasore babiri. Ku ruhande rw'ibumoso aratangira twibwira ndetse no ku ruhande rw'iburyo aratangira twibwira ubundi duhite twinjira mu mwandiko nyirizina. Yes, ni King Era umwana asizwe amavuta na Rurema. Ngira ngo mwamwiyumviye ngo ni King Era umwana wasizwe amavuta na Rurema. Hereza no muvandimwe microphone ubundi twinjire mu mwandiko nyirizina. Yes, call me Rwantine, Big Baddest, the #1 journalist original Rwanda, Big Machine Captain Kuli Launcher, Giant of Africa, Classic Man.
yes captain kuri launcher ariko ubundi izina risanzwe bakunze kwita niri nyine ku buryo muri industry umuntu atazavuga ngo captain kuri launcher mu mazina ababyeyi banyise nitwa Mupenzi Gerard yego ariko benshi bakunda kunyita Lanterne. Yes, ngira ngo abanyarwandakazi nkuko mubona muri screen zanyu na abanyamakuru nabo bagitangira muri no game yacu ngira ngo batamazemo imyaka igera kuri 2 ariko nanone kandi bafite amashagaga yo kuba bagera kuri cyane muri no showbiz nyarwanda. Abasazi impamvu wenda nabateranyirije hamwe no kugira ngo tubashe kuba wenda twaganira ku kijyanye na showbiz nyarwanda, mwebwe ku giti cyanyu ntiyagira umuntu uza kuza kuvuga ibyavuzwe nundi wenda ushobora kuza umwunganira ariko ukagira nawe ibyo urenzaho. Muri abantu bize kameme ntabwo ushobora kuza gukora icyo bita tautology ngo usubiremo ibyo mugenzi wawe yavuze. Ndagira ngo mumubwire showbiz nyarwanda ahiri maginga yangaya imeze gute. Ndahera kuri King Ira. Showbiz nyarwanda ahiri twongere ko turi no mu ntangiriro z'umwaka, bitewe n'ibintu byagiye bigaragara kumva ngo runaka na runaka biyunze cyangwa se ibyo tubona ni mu nzira nziza. Showbiz iri mu nzira nziza, yego ikiburamo ni zambaraga zo gukora wenda ngo iba ari nziza nta makimbirane arimo ariko tubone n'ibikorwa biremereye cyangwa se ibikorwa byinshi byiza binini. Yego naho ndaho showbiz iri mu nzira nziza tu. Gerard, wowe showbiz nyarwanda higana cyangwa se ahiri maginga yanga urabona bimeze bite? So icyo navuga kuri showbiz nyarwanda ugereranyije naho twavuye naho tugeze, no kuvuga ko yabaye nziza, amafaranga yajemo, abanyarwanda bari gukora imiziki myiza iri gusohoka hanze y'igihugu. Nubwo muri uyu mwaka habayemo ibintu by'amatiku cyane, kwinjira mu mafamiye n'ibindi, ariko navuga ko mu buryo bw'isoko mpuzamahanga cyangwa se n'akamaro bimariye abanyarwanda, showbiz ihagaze neza mu gihugu kubera ko ni isoko rinini riri kugaburira abantu benshi binyuze mu bitaramo, akazi abahanzi batanga, aba promoters n'ibindi. Nkeka ko rero showbiz ihagaze neza mu mboni zanjye. Yego, bamwe mu ba promoters rero wenda no tunagarukaho, bivugwa ko babikora mu buryo butari professional cyangwa se wenda bakabikora mu buryo bwazagaragara mu kavuyo, ugasanga umuntu bamuha 200,000 arimo aramaze igitaramo wenda gihwanye na miliyoni 100 kandi we yahawe 20, ugasanga rimwe na rimwe nanone kandi babikora mu buryo butagira wenda garanti. So icyo mubona cyakorwa mu bijyanye na promotion cyangwa se ku promoters kugira ngo babashe kuba bakora mu buryo buri professional cyangwa se bakagira professionalism mu mirimo bakora ni nk'ikihe? Icyo nabivugaho cya mbere, buriya mu bintu byose habaho gusetinga urwego rw'ibintu. Iyo wasetinze level yawe n'uburyo ukoramo ibintu nibyo bituma na wa muntu uje kukwaproachinga ngo ube wamupromotingira ibikorwa bye cyangwa se ube wamwamamariza ibikorwa bye abiha agaciro. Ni ukuvuga aba promoters bo mu Rwanda bo ubwabo babanje kwiciririkisha bitewe n'uburyo nabo bakoramo ibintu ubureba ko butari professional, bigatuma rero na wa muhanzi avuga atoke kuko nta yandi mahitamo mfite, ni wowe ndaganaho ariko nguhe ibihwanye nibyo nawuma. Kubera ko aba promoters mu Rwanda nabo ubwabo busanga yaba uburyo bagaragara kuri social media cyangwa se uburyo nabo bakoramo izo digital advertisement bitari ku rwego rwo hejuru. Akaba ariyo mpamvu rero kugira ngo babe professional bo ubwabo barasabwa kubanza kwiga isoko ariko cyangwa se kwiga uko promotion ikorwa, ku buryo nawe wemera ko umuntu ashobora kuba yateguye nk'igitaramo $100 by'idolari akaza guhereza aba promoters amafaranga atarenga ku 500. Nyine ntabwo bikwiye. Baretse ngo nk'urugero nk'ubu ngubu ugiye gutegura nk'igitaramo gikomeye cyane hano mu Rwanda, witureba nk'aba promoter. Ngiye mu Rwanda ugiye gutegura nk'igitaramo ngira promoter 10 wareba. Ngewe reka nkubwire uko mbyumva. Ngewe mbaye ndi umuhanzi, nanyura mu ba big influencer mu Rwanda. Nyine ukagenda umusigira ngahe rero? Yego, kumusigira rero biterwa nuko uvugana n'umuntu, ariko nkeka ko umuntu ahabwa agaciro bitewe nuko ari nuko yaremye ikintu cye. Fata urugero nka K-John, numwe wa promoter bamaze imyaka myinshi cyane, twagiye tubasanga muri no game ndetse banakora akazi kari extra kuko baba basabwe
dore ko abategura ibitaramo baba bumva ko buri kanya wakomeza gupromotinga buri kanya na buri segonda. K-John rero we rwose yanakora no materials buri kanya gushyiramo agupromotinga kandi abantu bakamenya ibintu byawe. So kuri wowe wateguye nk'igitaramo K-John wamuha amafaranga angahe? ntago no ugisha ukuri wateguye igitaramo be honest. Yego icya mbere ni abacording bitewe n'amafaranga icyo gitaramo kirimo, bitewe n'abahanzi bakirimo, kuko iyo harimo abahanzi bari big superstar ni ukuvuga ko n'uburyo uzinjizamo bizihuta sibyo, cyangwa se bizabyara umusaruro mwinshi. Ni ukuvuga ngo rero bitewe n'uko igitaramo kingana, njye nshobora kuguha amafaranga according n'igitaramo nateguye. Ntabwo nateguriye igitaramo ka Kigali ngo nguhe amafaranga nk'ayo naguha nagiteguriye muri arena cyangwa se muri stade Amahoro. Ibyo rero ni ibintu numva ko biba according kugira ngo uhe umuntu amafaranga. Yego niko mbyumva. Kingira wowe ku giti cyawe wumva byagenda gute? Ikintu gihari mpamvu wenda promoter batahabwa amafaranga menshi cyangwa se amafaranga afatika, usanga aba promoter bafite ikintu cyo gusa nkaho bashaka kuba aba manager b'abahanzi runaka sibyo. Ikindi ugasanga nimba warakuze birangira wenda uvuye mu promoter ariko hari undi muhanzi runaka mwakoranye, mwagendanye imihanda, mwahiganye ubuzima, ugasanga wenda araje ko ati neguye igitaramo na amafaranga mfite ndwana cyangwa ngura fanta, bikarangira aho ngaho. Akenshi usanga abantu ba promoting ibitaramo cyangwa se ibihangano runaka atari bo abantu baba barabigize akazi, nguvuye ngo ndajya gushaka umuntu ari akazi kaduhuza, ahubwo umuhanzi akava mu rugo akajya kureba umu promoter cyangwa se akamwaproachinga by'abantu no kumwandikira, akamwaproachinga nk'inshuti ye, apana kumwaproachinga nk'umuntu uri mu kazi. Ikindi kintu aba promoter bagashaka agaciro n'icyubahiro cyo kwerekana yuko nimba tuvuga nk'igitaramo cya Deben cyabaye ku ejo bundi ku itariki ya mbere, akumva yuko yakerekanye yuko ari umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu kucyamamaza kurenza uko yakagize uruhare mu kwaka amafaranga. None se ko abahanzi nabo yego batagira umutima na mukeya wo kuba yavuga ati ngewe wenda runaka twarakoranye mu bijyanye na promotion maze gusoza igitaramo reka wenda nongere murebe munagireho akantu. Yego ntago wumva ko nyine aho ngaho harimo wenda nko kuba umuntu yabagundiriwe w'umupromota binatuma abapromota bamwe badindira. Ikintu gihari nko muri showbiz zacu nyarwanda usanga abantu benshi birukira izina kurenza amafaranga, bivuga ngo ni ikintu cyiza pe sibyo, kuko buriya iyo wamaze kuba n'izina ry'uri kugabara mu gihe kizaza usanga umupromota ukoze icyo kintu cya mbere, tuvuga ni igitaramo cya runaka yakore muri Camp Kigali, amafaranga akaboneka ariko umuhanzi nasubire inyuma ngo ajye kumureba ku yindi nshuro nabwo yagiye kumwaproachinga wa mupromoter aremera kandi abaza imbere uko byagenze yuko hari ikintu atamuhaye. Bivuze ngo rero aba promoter promotinga ibihangano cyangwa se n'indirimbo kugira ngo nabo bwabo bagire gute bazamura amazina yabo. Ari handi twumva amagambo agenda kuvuga mu mihanda ngo n'aba manager basigaye basheneye ngo kuba bajya hit kurenza izabasani. Urumva ugasanga urugero wenda nk'umupromoter ukomeye tuvuge nka Dumba n'urugero ikintu cya Dumba no mupromoter wenda tuvuge nk'iso y'indirimbo impamvu mbivuze uko sibyo, usanga nko mu Rwanda ntabwo turamenya umupromoter, ntabwo turamenya kubitanga bakora bate sibyo, ntabwo turamenya ngo bakora bate. Nk'uwo K-John wavugaga abantu benshi ntabwo bazi ko ari umupromoter sibyo, bitandukanye n'uwitwa Dumba bifite platforms. Umuntu wese usohoye indirimbo yirukira kujya kureba Dumba mu gihe atafa kujya kureba K-John sibyo, bitewe nuko ntabwo turamenya aba promoter aba influencer biki bitandukaniye hehe, twe tureba bafite platform iri hejuru. Mu gihe rero habaye icyo kintu nimba wa promotinze nk'igitaramo cy'umuntu runaka amafaranga akayakwima, ubutana none yakwa approachinze uremera ukongera ukamupromotingira bitewe nuko nyine urimo urashaka kwerekana yuko igitaramo ari wari ukigize, urashaka kwerekana yuko ari wamuhesheje abafana. Ni muri uwo mujyo. So wenda ngewe ikindi nabivugaho, nubwo aba promoters ni ngombwa ko bahabwa amafaranga kubera ko baba bamamaje ibyo bitaramo, ariko hari igisanga bitewe nuko abanyarwanda nabo batari bumva ikintu cya music neza. Umuhanzi yakoze igitaramo birangira hajemo abafana bakeya, ahubwo aguye mu gihombo. Numvishe ko na Beka Arena nayitinda guhemba abahanzi, kumva bakoreye ibitaramo bakoreye ibitaramo. Turi muri press conference ya Deben bavuze icyo kibazo, bavuga ko ariko bagiye kugikemura. No kuvuga ngo icyo kintu rero kizamo cyaba gutinda gutanga ayo mafaranga no kuba umuhanzi nawe ayo yabonye mari makeya hari igihe abura yo guhereza baba promoters, uri kumva, bigatuma na baba promoters mu buryo bwo kuba professional bataba professional neza. Kubera ko iyo ikintu ubona ko kirimo amafaranga
ni ukuvuga ngo ukora buri kimwe cyose kugira ngo ube uwa mbere muri cyo. Yego, wiga ku yandi masoko mpuzamahanga ukareba uko aba promoters babikora, ukareba uko ibintu, ariko mu Rwanda nyine haracyarimo akavuyo, yaba ku bahanzi bo ubwabo, uba usanga nyine bategura ibitaramo ugasanga sometime byagenze nabi, babafana bagakwiriye kuza muri bya bitaramo ugasanga umuntu yabavanze, igitaramo cyari kubera ahangaha siho kibereye, nyine izo mpamvu zose zigatuma agwa mu bihombo, nawe mu promoters yagakwiriye guhemba ugasanga nawe atumye bimubera akavuyo muri rusange, muri we nyine agatakaza kuba professional kubera ko nta kintu kiri kumuboostinga nyine kirimo amafaranga, kubera ko ibintu byose birimo amafaranga ugerageza kuba perfect muri byo. Ikintu kizakemura kino kintu ni uko abapromota bazaha agaciro akazi kurenza uko baha agaciro izina, ukirinda kumva yuko nimba upromoting igitaramo cya The Ben ibyo ngibyo bihagije, kuba turi bwicare tukavuga amakuru ngo runaka niba promoting igitaramo cya The Ben ibyo ngo birahagije, sibyo? Ahubwo ugaha agaciro akazi urimo. Abategura ibitaramo se kuki bo mutavuga ngo bagakwiye kongeramo amafaranga no guha agaciro abapromoter? Rega ikintu kiba gihari, sibyo? Nimba njye mfite amafaranga ngomba kuza kukuzanira ku kintu runaka tugiye kugura, bibaye na byiza wankaturira kubyumera ku mafaranga ari munsi y'ikiranguzo, ibyo ntacyo babimbwiye, sibyo? Mba numva nyine ari inyungu kuri njyewe. Hari igihe rero umuhanzi aza kura nk'umupromoter we cyangwa se umuntu utegura igitaramo akaza azanye bwa bushuti, no kumva nk'igitaramo arimo arategura gifite izina riremere cyangwa se izina rinini, ukabyemerera icyo kintu ukavuga ati nzakuramo izina bizamenyekana bikarangira aho ngaho, nyamara numenye yuko nimba umuntu akuzaniye cya kintu kiri buguhesha izina aricyo kintu azahora kwereka ati n'ubundi n'iki ngiki tugiye gukora, icyambere cyajemo wenda Otile Brown, ikindi kizazamo Diamond, ikindi kizazamo Burna Boy, nyine ugakomeza uri muri ibyo ngibyo by'izina kugira ngo bikemuke. Nuko abapromota baha agaciro nyine akazi kurenza iyo wangu nukuzamura izina gusa, kuko buri izina urizamura iyo urimo uranakora bya buri munsi nyine ubona hari ikivamo. Yes, ndagira ngo noneho mbibarize buri umwe aravuga ku giti cye uko abyumva, mujya gutangira gutekereza kuza muri showbiz nyarwanda, mwabitekerejeho mu gihe kingana gute, dore ko n'inzego zacu zidukuriye z'umutekano cyangwa se iki bavuga ko ngo ibi bintu ari abantu babikora nta bunyamwuga ndetse n'abandi nta skills na knowledge babifiteho. Mwebwe mujya gufata umwanzuro wo kuza muri showbiz, mwabonaga mufite skills na knowledge cyangwa no kubikunda gusa? Showbiz itandukanye n'ibindi bintu byose navuga ngo biba bihari muri societe rusange, sibyo? Kuko usanga abantu benshi bayikora bayitangira bari mu myaka mito. Ubundi ikintu kikoreka ko umuntu akiyumvamo cyangwa se yaharaniye kugikora nuko atazakiza amashaje, kuko umuntu uje mu mwuga cyangwa se mu kazi ashaje ubona yuko yabuze ahandi hantu ajya. Ariko wa muntu uzamukira mu mwuga runaka, tuvuge nka showbiz, abayirimo batangira ku myaka 20 kuzamura, sibyo? Bivuze ngo cya kintu no mu bwana bwawe waragitekereje, bigatuma ahantu wenda uvuga ngo ndangirije ishuri cyangwa se ndabona byibura nabikora, utangirana nacyo cyangwa se uzamukana nacyo, ugasanga wenda uhereye mu bintu bitandukanye, yaba ayo mafilime yaba ari iki, bikarangira no ugiye mu myidagaduro, kuko hari ikintu nyine ubizeho, hari amakuru runaka wakuruye. Umuntu muzabona wenda uzavuga ngo ngenje kwicara imbere ya kamera ndavuga amakuru ya showbiz ari mu myaka wenda agahitanya nko kubikora mu myaka nka 30, sibyo? Aho no hakaba ikibazo kwibaza uti se uno muntu kuki yahisemo kubizamo ageze muri iki gihe. Ariko umuntu ubitangira bati none ngiye kubizamura nka kariyeri nk'ikintu nkora guhera ku myaka ye 20, icyo kintu baragitekereje akiri umwana, nagabo ari ikintu gipfuye kuza gutyo gusa. Mu gihe uwabitangiye afite nk'imyaka 30 ashobora kuba yaratangiye kubitekerezaho afite nk'imyaka 28, kandi imyaka 20 umuntu aba yarakuze cyane. Bivuze ngo rero umuntu watangiye uno mwuga bino by'itangazamakuru cyangwa se showbiz muri rusange, bivuze ngo iyo bitangiye akiri mutoya biba bigaragaza ko no mu bwana bwe yabipangaga. So ngi ikintu ndabivugaho, nge ntekereza kuza muri showbiz hari igihe wenda uba udafite ubumenyi buhagije, ariko muri iyi minsi hari abantu bitiranya ibintu, umuntu akaba atarize atararangije na segonderi ngo kuko afite umunwa ushobora kuvuga inkuru runaka nawe akajya hariya, yego nawe akajya hariya akajya gutangaza ibintu. Kandi mu mahame y'itangazamakuru ku bantu biyita abanyamakuru harimo kumenyesha, hakabamo kwigisha, guhugura no kwentertaininga abantu.
n'andi harimo amahame menshi ariko ayo ngayo niyo yibanze. So iyo uri gutangaza utangaza ibintu biriho ariko ufite fact, icyo nicyo kintu cya mbere. So cyangwa se abaho na quoting, ariko wakotinze ikihe kinyamakuru cyemewe cyangwa se gifite iyihe profession. So iyo hajemo guhugura rero cyangwa se guhugura abantu, ni ukuvuga ngo urabahugura wowe mu bintu ufitiye ubumenyi, uri impuguke muke. So ntago mu isi, iyo turi mu isi tuba dufite ibintu byinshi tukiga. Ntago mvuze ngo kuba wenda warize siyanse ntago bivuze ko wampugura mu bijyanye n'ubuzima na religion, sibyo? Kubera ko wasanga biri muri pati y'ibyo wize, ariko ubwo bumenyi bufiteho. Icyo ni ikintu cya mbere. So rero na showbiz nyarwanda bitewe nuko isa nkaho yihindurije, bisaba kongera kwiga bundi bushya, ukamenya ibyo ugomba gutangaza, ese ubifitiye gihamya, ukamenya abo ugomba gukebura, ese ugomba kubakebura mu buhe buryo. Nkeka ko rero twe nk'abanyamakuru muri rusange, twe nk'aba bloggers n'aba big influencer, turacyakeneye kwiga ibintu bishyashya, turacyakeneye kongera gukora revision mu mitwe yacu, tukamenya ibyo tugomba guha abanyarwanda tubitangaza, tukamenya no kumenya ikintu bita fact. Kubera ko impamvu hari abantu benshi bagiye bajya kubazwa na Rwanda Investigation Bureau, ni ukubera bwa bumenyi buke bwo gutangaza ibintu sometime udafitiye fact. Ariko iyo ufite fact z'ibintu, yego ushobora kujya kwitaba, ariko iyo ufite fact z'ibintu ntago watinda aho hantu. Ni ukuvuga ngo rero yaba abanyamakuru, yaba aba influencing, aba bloggers, bose tugerageze kutagendera mu kigare, twongere twiga ibintu turimo. Ntago nkubujije niba utaranize wenda ngo urangize iyo segonderi, iga ikibuga urimo cyangwa wige ibyo urimo. Ni ukuvuga ngo ayo mahame y'itangazamakuru wayamenye, kubera ko hajeho ibitangazamakuru byigenga, kandi y'ikintu kigenga ntago gisaba ngo bigendera ku myaka iyi ngiyi cyangwa ibiki, ni ukuba ufite iyo capability yo kuba washinga icyo kintu. Ariko niba ugishinze wituma kiba inkomyi y'ibindi bintu. Yes, tuma ahubwo kiba umurongo mwiza w'uko abandi bamenya ayo makuru, bamenya uko kuri, bahugukiramo. Ariko ibyo byose bisaba nyine kuba wiga buri munsi mu buzima bwa buri munsi. Si ngombwa ngo ujye mu ishuri, iyi si ubwayo yakwigisha. Dufite social media, ushobora gusearching ikintu cyose ukeneye kwiga ukaba wakimenya. Nicyo numva nanjye ubwanjye ndacyakeneye kwiga ibintu byinshi, ariko njye najemo numva ko hari ubumenyi buke mfite, nkeneye no kongeraho ubundi. Yego. Yes, King Ira, ndagira ngo nkubaze, muri no showbiz nyarwanda hari abantu ubona ukavuga uti uyu muntu rwose ibintu avuga nawe rwose nta bumenyi na buke afitemo. Ndagira ngo mbwire nk'abantu nka batatu wowe uvuga uti uyu muntu rwose ntago namukesha inkuru. Nkagenda mbagarukaho. Aba nshobora kuvuga ni ku bintu wenda abantu bitiranya, sibyo? Ibyo abantu ubwo koko waba bahari babigoranye ko nibo nshaka batatu n'umuntu ubundi ikintu kiba gihari, sibyo? Hari n'igihe wicara ukareba kuri YouTube, wabona inkuru y'umuntu yakoze ukaba wayireba ukumva n'ibirimo, aho kumva ko umuntu ibintu yakoze nta bwenge burimo, cyangwa se ntago yatekereje kure, cyangwa se n'ibyo avuga ni kwa kundi uvuga ngo neruye ahandi inkuru, cyangwa se numvishe inkuru, sibyo? Nyise ngenda mpfuye gukora bitewe nuko arimo arashakamo amarongo. Iki ni ikintu abantu bitiranyije, bitiranya ibintu, kumva yuko nimba uri kuri YouTube bisobanuye yuko uri umunyamakuru. Ibintu biratandukanye. Ntabwo umuntu wese uri kuri YouTube bisobanuye yuko ari umunyamakuru, sibyo? Hari n'abaza nyine bakivugira inkuru z'ibintu babonye aho ngaho, cyangwa se akaba yafata n'inkuru agakotinga ahantu runaka akayivuga, ariko naba ari umunyamakuru bitewe nuko arimo arishakira iki, arimo arishakira umugati. Nongeye kuvuga nyine ni nk'abande bakora inkuru, nawe wayireba ukavuga ati iyi nkuru ndabanza nyitondere. mu kuba nge nabanza ari ukuntu umuntu areba inkuru ku kindi kinyamakuru, ati ino nkuru ndayikotinga, cyangwa se ndiwe nayigendaho nkuraho ibintu, cyangwa se ndayumva gute.
niyo kintu ushatse kumbaza cyane abantu mbajije nyine mbona badashoboye abantu ubona nyine badashoboye muri industry nka kuri ukuntu yakayavuze ati ngewe umuntu bita Emmy no kumuha ikiganiro birangora Emmy nyawe ubwo biterwa mu kuvuga inkuru za showbiz zubaka haramwiteranya ko nk'umuntu witwa Bosco Empire ari muri showbiz we ntago ari showbiz nyine uzakora kuko namubona mu bitaramo bya The Ben kandi tuvuze showbiz tuvuga ingeri zari zo zose haba wenda muri filime haba mu muziki nyine ni ubwo niba atari muri showbiz ari muziye nkuru nyine ubwo nanjye iyo nicyo nkubwira nago oya nago mbizi urumva icyo nzi cyo nuko ntago ari muri showbiz Bosco Empire numwe mu bahungu bakomoka iwanyi Muhanga yes ni n'umuntu inshuti yanjye ndetse banahatuye n'inshuti yanjye ariko ndetse waniganye mu kuvuga kuko akenshi iyo mbonye nk'inkuru zawe iyo wazikoze mbabona n'ubundi urimo uravuga nka Bosco ahubwo dore ikintu gihari sibyo uzarebe nko kuri IG nashyizeho nk'akantu wenda nkagishyize nko kuri Instagram ya Jessica sibyo haruza akavuga ngo n'umwana ngo isikaza nka Jay ngo ajya ngo ni murumuna we bitewe nuko banze kuri ya platform nyine bakahita bamuza na wa muntu runaka nkorera cyangwa se dukorana ahubwo weho ufata ya nkuru nyine kumva ko King Ira mbere yo kuza hano cyangwa se mbere yo kwinjira neza muri showbiz nani kumena na Bosco Empire cyangwa se turanaziranye cyane no mu mivugire ugatekereza yuko kubarira ko nahorana na Bosco mwigana kandi ntago ari byo ko nujya kora n'inkuru nkora nawe zaza zibure nize sibyo nje ndi wavuze ko dakora inkuru za showbiz akora iza religiyo akora inkuru za politiki akora inkuru mparabitsi akora nyine inkuru ki mu bintu bihari nje nkora inkuru za showbiz zayo bitaramo zabi z'abahanzi showbiz cyangwa se ko banakora inguzo nkuru za showbiz nibo nkora bitewe n'inkuru yasohotse ubwo rero za Bosco Empire sinzi kuko ntabwo njya kuzireba wenda nkuvuga abantu batatu rero wumva rwose inkuru zabo ubanza ukayitekerezaho kenshi ukanayanaliza n'ibandi undi muntu ni umuntu witwa Pastor Claude so ubwo uwa mbere yari Bosco uwa kabiri ni Pastor Claude ko navuze ngo undi muntu urumva Pastor Claude ntago sinjya mpfa kureba inkuru ze wana uri kutazireba sibyo ntago uzizeye ntago ari uko ntago zinkurura urumva so kutazizera ashobora no kuba yakora n'inkuru ntanayireba nkayireba nabona tayito cyangwa se yanayigeraho nkayireba ariko nyine ntago zinkurura kuko nimbuzi akazi dukora sibyo nimara vuga amasaha 28 nge ndi umuntu ushobora kubyuka saa 11 nkajya kuri telefone cyangwa se saa 10 na saa 9 ngo ndebe saa 3 biragera nabonye inkuru ndi bukore bivuze ngo rero ntago nabona umwanya wo kujya kureba izo nkuru zo itari izo muri showbiz kandi sikakazi kanje ari showbiz nyine inkuru nyine zo muri showbiz natari ifatira phone nge mubona akora showbiz ndi bavuze cyangwa se hakozwe iki bivuze ngo ntago ari uko nareba izo nkuru za Bosco Empire cyangwa se za Pastor Claude ahubwo nuko nta mwanya wazo mba mfite yego uwa gatatu ninde wa gatatu buninde abona nivuze navuga ko atari muri showbiz mu ndani undi muntu sibo abandi ni benshi pe katwikomereze inkuru z'ubwo bita Pionika urazireba zikakunezeza Pionika biterwa buriya nago abantu nago nta muntu ugira ibintu bizima ijana kuri indi sibyo twese nyine iza kamarade nawe biterwa hari izo ndeba ari nizo nareba urumva hari izo ndeba ari nizo nareba kapiteni kuri rancha impamvu nge noranya aho ngaho akanyikubwira sibyo nimba kamarade akorera kuri YouTube Pionika akora kuri YouTube nanjye ndungurira kuri YouTube sibyo bivuze ngo ntago najya kureba inkuru ya Pionika kuko y'ubwayo nta kintu iri bumarire ahubwo nyine hahandi yakuye iyo nkuru nunge ndi bukuri inkuru yanjye ndavuga sibyo kuko ubwo ngiye kuvuga ngo ndeba ngo ya kamarade cyangwa se ya Pionika biyo bishatse gusobanura yuko ari we nkura inkuru ese izi nkuru mukora kenshi cyane nk'izi marabitse mwateguye cyangwa ujyase umuntu apfa kuvuga ntago ari twe tuzikora ntago ari twe tuzikora urumva izo marabitse nta nkuru marabitse nyine nge nkora tu nkora ya nkuru nyine ikenewe ko umuntu yakumva umuntu yakumva pana kuvuga ngo ndaza ngo marabike runaka binyungura iki se cyangwa bimarira iki ese ni nkuharabika kigiye runaka gishobora kugira ngo agukenera sibyo kandi naguharabitse bivuze ngo rero nge nkora inkuru umuntu akeneye kumva nimba ari igitaramo cya The Ben nze nyivuge umvuga uko byagenze nk'umuntu wari uhabaye ibindi mbyiyora ntajya kumuharabika muhoke nuko biba bimeze pe yes Gerard wowe ku giti cyawe inkuru z'abantu batatu bari muri showbiz nyarwanda utajya ureba bitewe n'ukuntu wenda ubona ati iyi nkuru ntago yizewe nshobora no kuyikoraho ngasanga nanjye mfashwe nk'umuntu uvuga inkuru z'ibihuha so wa mbere yarabizize nge ndavuga muri ubu buryo nkafata ku mavuta
hari igihe nyine umuntu atangaza ibintu wenda wowe uzi the truth behind, nawe ukabona ko nyine uwo muntu atangaje iya mbere wumvishe ko atari ukuri, iya kabiri nyine ukumva ko we yafashe itangazamakuru sibyo, cyangwa ibyo atangaza agira uruhande abogamiramo kugira ngo nyine arugaragaze neza cyangwa se akora ikindi kintu, ariko nyine ntashake kuvuga ukuri kwa nyako. So rero ntabwo iryo ari itangazamakuru ngewe, uwo nguwo mpita mushyira ku ruhande nkavuga ngo ntabwo uri mu bantu nareba. So uwa kabiri ni Emmy Nyawe. So ntabwo ndi kugira ngo wenda niteranye nawe cyangwa se mwumvishe ko ngaragaze ko adashoboye, uretse ko n'ubundi wamugana uvuze gusanga abantu benshi babivuga, ariko rimwe na rimwe hari ibintu atangaza nkibaza niba ajya atekereza kabiri. Nkavuga ati wasanga atekereza rimwe akahita akora ibintu, ariko hari igihe umuntu atangaza inkuru itarimo kwigisha, yewe nyine yuzuye sinzi ukuntu nabyumva, yuzuye ubumenyi bukeya. Yego, yuzuye ubumenyi bukeya, ukibaza n'ahantu ari cyangwa se igitangazamakuru ariho, ukibaza uwahamuteretse, nyine bikagucanga bitewe n'uko akenshi ibyo atangaza biba nta kuri biba birimo. So undi navuga ni Jihad. Ntago afite indangagaciro z'umuntu usibye no kuba indangagaciro nyine sinzi ukuntu nabivuga. Ari igihe umuntu akora ibintu bitarimo humanity. Hari ukuba uri umuntu ari no kugira humanity. Humanity rero niyo ikugira umuntu wuzuye, ubu umuntu ufite muri wowe, uburyo witwara mu bandi, ibyo ugaragaza, ibyo ukora, nyine nibyo bikugira wa muntu. Kubera ko ubaye umuntu ukajya wicana cyangwa se ukajya umoka cyangwa ukajya ukora ibindi bintu, ntago nkeka ko nyine uba sinzi niba ujya wumva ngo umuntu yapfuye ahagaze. Iryo jambo iryo jambo ryo gupfa umuntu ahagaze, nyine ushobora kwibaza ni gute umuntu aba ari kugenda ariko yarapfuye. Ni urugero rwiza rwa Jihad. Oya, ntago ari cyo nge ni urugero ndi gutanga kugira ngo nkumvishe ibintu Jihad ashobora kuba akora urwego rwabyo. Genda gake, genda gake sibyo. Ni ukuvuga ngo umuntu muzima utekereza ntago ashobora kwiyambura ubusa ngo bugaragaze kuri social media, none narangiza abe proud yabyo. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ntago aba afite humanity, ashobora kuba bakwiriye kuba ari indera, kubera ko bwaba umuntu bumugira umuntu muzima ntabwo. Ni ukuvuga ngo rero yagakwiriye kuba afite ahandi hantu ababarizwa atari hafa. Yego. So ni ukuvuga ngo rero kuba wajya kumva inkuru ze uzi neza ko nawe ari umuntu mu buzima busanzwe ku giti cyo ufite ikibazo, nase ubwo nawe ujya gutega amatwi inkuru ze nawe ubwawe ufite ikibazo. So rero ntago nkeka ko abo bantu uko ari batatu ngiye nakicara ngo ntege amatwi inkuru zabo, ahubwo icyo nababwira, we have to change. Yego. Ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane rwitwa X, hariho umusore bita Godfather. Uyu Godfather ni umwe mu bantu nyuma y'igitaramo cya The Ben yangiye kumwibasira mu buryo bukomeye cyane, agenda agaragaza uburyo The Ben ari ikigwari, mugarutse inshuro zigera kuri 3 muri kandi post 3 zigiye zitandukanye. Kuri mwebwe ku giti cyanyu, mubona uyu mugabo abiterwa n'icyo abantu bose harabika cyangwa se wenda agendaho? Ni ukuvuga ngo ngiye ikintu ndabivugaho ni iki ngiki. Hari abantu bishyize inyuma y'irido, bahuma ku maso abanyarwanda, babereka ko basa nkaho ari itafari bashaka gushyira muri entertainment nyarwanda, ariko atari itafari, ahubwo baje gusenya entertainment nyarwanda. Ni ukuvuga ngo Godfather 90% y'ibintu atangaza byose nta kuri kuba kuriho. So nkeka ko niba imyidagaduro nyarwanda icyo ntabwo tukizi, sibyo no kuza nkamugarukaho nge nkeka kuba namuvugaho uno munsi ejo cyangwa iki mba ndi guta umwanya, kuko hano hanze hari ibintu byinshi biba bikenewe, sibyo twakwiye kuza twavuga ngo ya mpano yakoze iki ni ikintu cy'akamaro,
ku banyarwanda baba bifuza no kumenya sibyo. Yes, uvuze akantu keza cyane, ugaruka ku muntu wita Yampano, umwe mu bantu bagaragaje ko rwose agiye kuba umwe mu bastar u Rwanda rufite mu bagiye bakora imiziki. Kuri wowe ku giti cyawe uko umuzi ndetse nuko umubona, ubona ari nk'ibiki yagakwiye gukosora kugira ngo noneho abashe kuba nawe yatinda muri no showbiz nyarwanda y'umuziki? Yampano ikintu yakoze navuga ko wenda ari cyiza nubwo abantu batakivuzeho rumwe, kuvuga ngo uwitwa Yampano akunze kujya mu biganiro, akunda no gukora ibintu byakitwa nk'aho ububroga cyangwa se kwiyandarika kabivuga muri uwo mujyi, kuko hari nk'amavideo agenda gasohoka arimo agiga nk'ibisheke mu mihanda, ibintu nk'ibyo ngibyo abantu benshi batavuze ko ari byiza sibyo. Ariko nitwirengagiza yuko umuntu witwa Yampano ari umuhanga mu myandikire no mu miririmbire. Kino kintu yakoze hari imitima y'abantu cyakuruye, kuko nka stage ya Ukade Ben abantu bagaragaje urukundo kurenza ko bagaragaza ubufana. Rero ikintu arimo nicyo nk'umuntu urimo razamuka mu kintu kijyanye no kuririmba, nta mafaranga afite, bivuze ngo ubwe ni uri kwibrandinga, bitandukanye n'umuntu waza ngashora amafaranga mu ruganda nyine ruenda rumubrandinga ayahe aba promoter aba influencer ngo bamuvuge sibyo. Witwa Yampano rero ari kwibrandinga mu gihe runaka, wenda igihe namwisabira yaba ari nk'amezi 2 cyangwa 3 agabanya ikintu kijyanye no gukora ibiganiro byinshi ku ma YouTube channel no kugira gute no kwigaragaza cyane ku ma social media, wenda arimo nk'ibyo ngibyo, arimo ahikenya nk'ibisheke n'utundi tunagenda akora, abantu benshi bagenda bagaruka bavuga ko atari twiza. Kuko bura kuba umuhanzi w'igikundo ndetse n'igitinyiro nuko hari ibintu runaka wiyima. So wowe ku giti cyawe uko wabonye performance ya Yampano ndetse n'uburyo wabonye public yakiriye, kuko wenda wowe ari no mu gitaramo mu nyirizina, wabonye bimeze biti? Umuntu witwa Yampano ni umuhanga kuri stage, ubona azabasha kumaintaining ubustari? Ni umuhanga pe, ndikuvuga ubona ubustari bwazabasha kuba yabukipinga? Yabishobora kuko kugira urukundo rw'abantu nka bari barimo baragufana sibyo, murare n'ahantu hambere ukandagiye sibyo, ni nuyagaruka erekane ko ntacyo bivuze cyane, bivuze ngo rero ubustari yabasha kugira gute kuba yabukontorora. Ninde urumva n'ubwa mbere agiye muri arena, hari umuntu wagera na hari ahantu rwose bikanga kuko abantu numvisha bavuga ngo witwa Shemi wagezeho ngo ubwo ngagira ubwoba sibyo. Ariko uwitwa Yampano nimba yaragezeyo kuri stage abantu bakamwereka urukundo rumeze kuriye, nagira uhungabana cyangwa se ngo ubone ko yabiyagariye, akava kuri stage akagenda cyemye, ni ikintu kigaragaza yuko ubustari bwe yabasha kubukontorora. So wowe warugiye kongeraho iki nani Gerard? So ikintu nakongeraho ni iki ngiki, to be superstar is strategy, recording kuri strategy, kumenya uko ugomba kwitwara, ko ugomba guha attention abantu, yaba abafana bawe n'abandi bastari bagenzi bawe cyangwa se na society ubamo. Ikindi ni ukumenya timing y'uburyo ugomba gusohoramo ibihangano byawe, kubyongerera karite. Nicyo nabwira Yampano, akora ibintu byiza cyane ariko akeneye kubyongerera nyine quality kugira ngo bikomeze tumubone nyine ari Yampano nyine nkuko izina rye ribivuga, ariko nkuko n'ibikorwa bye bibivuga. Ikindi ni ukugerageza kugira ibintu yirinda nk'umujene. Abajene benshi b'i Kigali ari igihe usanga bitewe n'uko yabaye umusitari bimwongoza kumva ko yahita ajya mu bakobwa, kuko abakobwa beza Kigali barahari, cyangwa se akaba yajya mu biyobyabwenge. Ibyo ni bimwe mu bintu tuzi neza ko hari abantu benshi byagiye bisubiza inyuma. So rero nicyo namubwira nka Yampano yuko yazirinda. So yagerageza kwirinda igitsina gore, kwirinda itabi, no kumenya strategy yuko agomba gusohoramo ibihangano bye no kubizamurira quality. None se murabanga azirinda abakobwa kandi hari aho bavuga ngo ni umuyoboke? Ibyo nta makuru mbifiteho, ariko ngewe nyine mu mboni yanjye nk'umunyamakuru cyangwa se nk'umuntu usanzwe uzi icyo kuba muri societe bisaba uri umujene. Iyo uri umujene nk'uriya watangiye kugira public nyinshi, hari abantu baza mu buzima bwawe, abenshi baba batazanywe n'ukuri. Yes, baba baje kuguplankinga, bakwereka ko bagukunze, bakwereka ko ari we muhungu wa mbere mwiza, ariko bafite something want to get. So rero Yampano nyine nicyo kintu agomba kubanza gusobanukirwa, akamenya ko
yego ni umusitari ariko nyuma y'ubusitari agomba kugira ubuzima bwe buri person. Ese akumva ko nyine kuba umusitari ntago ariko gukundwa n'abantu by'ukuri, akagira attention nyine. So ikindi uko kwirinda ibiyobyabwenge ni umuntu uwo ari we wese. ubona asa na byose nta muntu usa n'ibiyobyabwenge, ntabubaho. Ahubwo nyine kugira ngo ube umuntu muzima nuko hari ibintu nyine iyo bavuze ibintu ubu ugiye kuvuga ko utashobora kureba umuntu ugatumenya ngo uyu nguyu arabinywa birashoboka. kandi bavuze ko nta muntu usa na nyine hari igihe ureba umuntu uretse gatoya hari igihe ureba umuntu wenda ukanamubona ugasanga yabinyweye ukahita ubona ko nyine yanyweye ibyo biyobyabwenge, ariko ntabwo wabona umuntu mu nzira agenda uvuge ngo uriya muntu anywa ibiyobyabwenge, kuko hari igihe umuntu aba asa nabyo wenda ari n'inzara yamwishe uburyo ushobora kumubona ukajyana ibiyobyabwenge. nta muntu usa n'ibiyobyabwenge asa nabyo mu gihe yabinyweye. Yego cyane hari igihe inzara ikuzengereza. Abasore b'inaha bafite inzara i Nyarugenge ushobora rero kumubona. Muri make rero ndagira ngo mumbwire ni nk'iyihe nama mwagira aba bahungu n'abakobwa dusangiye urugendo rwa showbiz nyarwanda muri rusange? So inama ya mbere ndayigira abahungu. Hari ijambo navuga ko ari we warimbwiye, ni to stay focus. Ushaka iki, ni ubuhe buryo wakoresha kugira ngo ugere ku cyo ushaka. So iyo wamaze rero kumenya ibintu by'ingenzi bizatuma ugera ku cyo ushaka, iyo wamaze kubimenya ntabwo ibindi bikubera inkomyi. Yego ntabwo bikubera interrupt. So ariko se ko nabonye urubyiruko rwinshi bahora bavuga mwene izo mvugo ngo ngewe nzi icyo nshaka gutya na gutya ariko urutekereza ko icyo ushaka kizagusanga mu buriri cyangwa se wenda icyo ushaka kizagusanga mu kabari. Ntabwo bashaka gukora cyane ngo kugira ngo icyo bashaka bazakigereho. Nibyo narindi kuvuga. Kumenya icyo ushaka ni kimwe, kuvuga ngo wenda nzaba perezida ni kimwe, ariko se ni ibihe bitambo bigusaba kugira ngo uzabe uwo perezida? Sibyo? Ni ugukora cyane nyine, ni ukugira ibyo wima amatwi, ni ukugira patience. Sibyo? Ni ugusengera ibyo ukora. Nyine ni muri iyo strategies. Ntabwo kuba perezida mwiza bizasaba kujya mu kabari ukajya kunywa inzoga. Okay, ntabwo nabuza abantu kunywa inzoga. Sibyo? Ushobora kuyinywa mu gihe wabonye wa mwanya wo kwishima nyine, kubera ko turi mu buzima isaha ku isaha wanapfa. Sibyo? Uba ugomba kugira igihe cyo kwishima nyine, ariko igihe cyo gukora kikaba igihe cyo gukora. Yes, kwishima ni byiza, ariko uri kwishima se ubundi wageze kuki? Ufite icyo uri kwishimira nyine wagezeho. Yes, rero kumenya icyo ushaka, kumenya ko ushaka kuzagura imodoka, kumenya ko ushaka kuzagura inzu mu mujyi wa Kigali ni byiza, ariko ni iki bigusaba? Icyo kintu bigusaba wabanje uragikora kugira ngo uzagere kuri cya kintu nyine wowe wumva ushaka. So rero iyo ubaye contractor y'icyo kintu n'ubundi biguma mu bitekerezo gusa. Yego kigira we n'icyo wavuga? Cyane inama ngiye mfite nimwe, inama nyamukuru cyangwa se nge nakibwira abasore n'abakobwa bari muri ino Kigali cyangwa se abantu bikomejanyije urugendo rwa showbiz. Ikintu navuga ngo ni ugukora cyane, kuko nukora cyane ukaba focus ku kazi bizakurinda ibyo bindi, bizakurinda kujya muri ubwo buyobe runaka, kuko hari akazi urimo uhugiyemo. Giro nama nabwira abantu nyine dukomejanyije. Ujya kuza muri showbiz nta muntu wigeze guca intege? Ntago babura. Si showbiz yonyine urumva n'umuhinzi ahinga bamuca intege. Kunca intege ndi muri showbiz. Sibyo? Ntago byambera ikintu cyadanje cyangwa se nabaza ngo nce intege ngo mbyiteho cyangwa se ngo mbyumve mbiha agaciro, kuko nzi yuko ari umuhinzi bamuca intege, ari umucuruzi acibwa intege, urumva, ari umunyonzi acibwa intege, ari umushoferi acibwa intege. Biro bivuze ngo kuba wancerege muri showbiz nge nzi icyo nshaka nyine nyine nzi ko niza muri showbiz nzi icyo nari inkurikiye. Sibyo? Bitandukanye kuko n'abantu benshi bakugira inama wenda zijyanye no kuguca intege, ni wa muntu ugusanzemo, apana wa muntu wigeze ubwira ngo nge mfashe umwanzuro wo kujya muri showbiz, abo wa muntu kubonyemo wamaze kugeramo akara kugira inama nyine ngo zo kuguca intege. Bizo ngo rero nge umuntu wanca intege nashati byancira pe. Wowe Gerard nta muntu wigeze guca intege ujya kuza muri showbiz? So ngewe mbere yuko wenda ninjira mu bintu bya showbiz bya nyabyo,
nakoraga ibiganiro bya gospel, hari n'umuntu nahaga link akambwira ati ako nk'ibi ni ibiki uba umpaye. Ibyo bitubaho yewe njye nibuka bwa mbere mvuga ngo nditeretse bwa mbere na mbere nyine video ya mbere. Umukobwa yanyibukije ko isura yanjye idashamana. Abantu badateze kuzankunda na gato. Rwose ibyo bintu ngire mbireke nshaka umurimo w'amaboko ahubwo nkomeza nkawufokasingaho cyane. Nagiye mu kirori, nagiye mu cyo bita ikirori. Ndagenda ndareba namaze ko kwa mugani ibintu bashobora kuba bavuze ko bishobora kuba byababyora. Ndireba nza kugerageza gukora ikiganiro cya kabiri. Nkoze ikiganiro cya kabiri, icyo gihe nakoze ikiganiro cya mbere kirebwa n'abantu bagera mu 180. Nkoze ikiganiro cya kabiri kiratumbagira kirebwa n'abantu 100,000. Nije muntu wuje abasabi 1,000 n'amasaha 4,000 mu gihe kitarenza amasaha 16. Kigenda byibuka ngo ni kuri YouTube channel yacu wasibye yitwa Kasuku Media kera. Ni nayo yacagaho banyakso. Noneho bitamonetiza ku munsi wa kabiri bise ikindi kiganiro cy'isaha kirebwa n'abantu bagera mu 100,000. Mbona n'ibiceri byinjiyemo da. Ndavuga ni bya bintu burya ni sawa cyane. Ndongera negera wa muvandimwe nari maze kugera mu 5,000 by'abasaba. Negera wa muvandimwe ndamwa ni muvandi. Ko wambwiye uko bitazakunda. Urabona bitarimo birirukara. Atahubwo mfite n'umuntu ngiye cyangwa guhuza nawe ukamutwikira nabaneka hamwe. Ubwo urabona bya bintu bitarimo baragenda bicamo. Jay ari ikintu ibyo uvuga ngo bakubwiye yuko isura yawe idacuruza. Haro igihe umuntu agukubita comment akavuga ati ibyo urimo bive mu gihe ugura isuku ugiye guhinga. Urumva yewe ukajya no ku isoko ukitegereza isuka yamajagu nziza cyane. Yamajagu nziza. Abantu gutirege abandi nicyo kintu bashyize imbere cyane pe. Mujya gutangira kwinjira muri showbiz wowe wireferaga kurinde. Urumva mwese muri abanyacyaro, sibyo? Uvuga ati yegiye kuza Nyarugenge mpangane n'abakorera showbiz Nyarugenge, ariko ndagenda mvuga kuvuga buragiye we ntababeshye ikintu buragiye ntababeshye wenda ino credit reka nyitange. Ari umusore bitaga David Bayingana, ndetse n'undi bitaga MCP wamamaye. Abo bantu numvaga nshobora kuzakora ibiganiro bimeze mvuga nkabo, mbigana nyine muri iryo jwi ku byo umuntu ajya ngo runaka wigana David Bayingana cyangwa CP wamamaye. Mwebwe mwinjira muri showbiz mwumvaga ko nyine mugiye kuza mumeze nk'abandi. Nka King Irani yinjiye muri showbiz ashaka kuzamera nka boss. None se kubimvugije ukuri kwanye nuko sibyo. Mu kiganiro ushaka gukora ikiganiro turi kumwe na kirimo uvuzemo nk'agasirenge runaka cyangwa se akajambo katari gasanzwe mu matwi y'abantu. Nkubwije ukuri ijambo uvuze mu kiganiro cyangwa se n'undi muntu avuze simba nshobora kurikoresha. Uzi impamvu yariyo kwanga kuzavuga ngo runaka ngari kwibrandinga nka runaka, cyangwa se kwanga kuvuga ngo King Ira amagambo akoresha ayikora kuri runaka. Mu biganiro byanjye kenshi abantu bazabigemo babyumve babirebe neza, sibyo? Sibyo no kuza ngo nigane ijwi ry'umuntu cyangwa se nigane style y'umuntu. Na sirenga akoresha arimo arakora ibiganiro igiye no kuza ari ukuntu nyine nk'ijambo rigufata ukajya wumva warivuga utazi ngo byagenze gute. Iyo jambo rigiye kuza nyine ari ukuntu ushaka ngarisimbuka bitewe no kwanga kwibrandinga nka runaka, kuko nzi yuko ndamutse ni brandinze mu ijwi rya Bosco, sibyo? Nzamuka nyine baravuga ngo ni wa mutipe umeze nka Bosco Empire. Ntabwo nzamuka nka King Ira, ahubwo nzamuka nka Bosco Empire. Nza nta muntu nafatiraga muri France gusa wenda ari cyaniraga nk'imbaraga nkavuga ngo nka runaka ndabona akora cyane, sibyo? Nge navuga ni kabisa wenda ni umukozi arakora pe. Icyo nicyo cyaniraga imbaraga tu. Nawe kwa ngo France kuri runaka wapise nigeze nyigera. Gerard wowe ngewe nza mu bintu bya showbiz mbere nabanje kuba umunyamakuru, nasomaga amakuru. Nabanje kujya nigana umuntu bita GDS kuri Radio Rwanda. Ajyaga numva atabaho ari igikoko. Ariko ku rundi ruhande ku bintu bya showbiz nyine kubera ko Gerard Mbabazi turitiranwa, nyine najyaga numva yakoraga ikiganiro bita The Random kuri Magic FM we na Michelle. Tuye mutipe kabisa abantu. Byanga bikunda ubundi tugomba no kuzabonana. So niwe muntu numvaga nyine muri showbiz nakireferaho, ariko mbona nanone ari so quiet cyane. Ari so quiet. Ntago rero ibyo biboro abijyana kuri YouTube ngo bizakunde.
yego so bisaba ko uhindura strategy kugira ngo ube wowe nyine ariko abo nibo bantu nyine umuntu avuga ati nibo bampaye urugero rwiza rwo kuba nagira imbaraga zo kwinjira mu itangazamakuru yego yes ndabashimiye cyane ku mwanya mwampaye ndetse n'ikiganiro cyiza tugiranye wabarekura se mukaba mugiye mu yindi mirimo hari ikibazo nta kintu bitwaye kabisa asante sana kandi murakoze cyane